ndi hano ni ukubera kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Yeah. Byagenze gute turavuga cyane kugira abantu byagenze gute mwayangije gute? Twari mu rugo iwanjye kwa gatanu. Uwo bita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal. Bafite umwe no muri Tanzania afite imirima minini bahinga imiceri. Ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo abanyamerika babiri n'umutanzania umwe twabaje kumamagara turahura baza mu rugo. Ni mu rugo nari ndi kumwe n'abantu babiri murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Baraza turavugana nk'iminota 40. Ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndababwira ndagaruka ariko niba mufite kugenda amasaha harimo arakura. Vuye studio ndagaruka ndahabasanga nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Njye mpita kuryama ko nari naniwe. Mukubyuka rero nsanga polisi iri hano. Hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze nari ndyamye. Ndabyuka batuzana ahangaha. Yako twari benshi urumva ko iwanjye uko babona gutyo babasanze mu rugo abose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere nuko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Jepuri nawe warabibonye? Ibyo ntago mbizi kabisa kuko icyo nzi nuko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni wanjye ariko ibyo bindi byo ntabyo nzi kabisa. Ntabyo wamenye? Jepuri watubwira aba bantu bari baje bawe kugusura ni ikirori? Nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal abo banyamerika n'umutanzania umwe. Ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza umva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama. Ubwo baragiye bahamagarana nyine Sarif bijya bibaho. Ndabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Babafatiye hehe mwari muri abantu bangahe? Nabibabwiye badufatiye mu rugo Kibagabagabanuye. Abantu bangahe? Dore ngaba babara nta kibazo. Sinavuga kuko babasanze iwanjye ntago ari njye wabatumiye. Buri wese arakubwira kubwira uwamutumiye. Hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa poturi ngo nayo bayisanze iwawe Jepuri. Ibyo bintu ntabyo nzi byose apati ibyo nababwiye ibindi byose ntabwo babikweretse babihafatiye? Ntabwo rwose ibyo mbizi nabikubwira mbizi. Jepuri turetse ibyo wafatiwemo cyari no kuri ngo buri imbere itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe. Bavuga uti nari narangije deal yo kwamamaza nabo vuze haruguru. Ufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri we ku buryo ushobora kubura iyo deal? Amategeko n'amabwiriza ya COVID afite ibihano byayo. Icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye. Haje kuza abandi bantu batari bari muri deal ariko inshallah turatanga ibishoboka byose amande n'ibyo bihano bigenwe. Kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye ndacyasaba imbabazi. COVID iracyariho abantu nicyo nababwira. Biravugwa ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije COVID? Oya ntabyo ngibyo nibindi byo nagiye menya nyuma ngo docteri ngo yari yabahaye impapuro ngo zo kuba ibyo ni ibyabo bakoze imbere. Ngiye deal nari ngiye kuvugana nabo niyo kwamamaza imiceri yabo. Jepuri uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse harimo hanze. Ugaragaye mu makosa nk'ayo kurenga ku mabwiriza ya leta. Ni nk'iki wabwira abanyarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe? Ibi ngibi rwose tubimazemo igihe.
ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga, ntabwo yari ikirori, nta pati yemewe muri kino gihe, nta nubwo ari pati nayo nakoze. Icyari kigambiriwe ni uko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo, hanyuma ubwo kugenda kwanjye ngiye studio nubwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye, ariko ntabwo banganaga gutya, ahubwo mbyutse polisi yageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose. Ariko icyo nababwira, duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda, nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe kwirinda COVID-19. Ndabasaba imbabazi, ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe, ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washoboraga kuza afite COVID akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose, no kugumya kuyihererekanya. Ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda, nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banjye, nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda, kandi ndiyemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya COVID-19. Buriya ushobora kurenga ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo, icyo ni kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo nka biriya bisubizo mpimbano. Byumvikane rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, urumva hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari bukurikiranweho. Hari biriya bisubizo mpimbano bitemewe kandi wumva ko umuntu ashobora kuba nabicuruza, ibyo birakurikiranwa n'inzego zibishinzwe zikora iperereza ryimbitse, ariko nawe arabyemerera yuko nyine hari ibisubizo mpimbano. Cya kabiri ni ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari bari, ibyo nabyo bigira uburyo bikurikirana. Abantu rero rwose bareke kwikurura ibibazo. Muri abantu harimo umuntu waturutse Huye, mu murenge wa Mbazi. Murabizi yuko umurenge wa Mbazi ngira ngo ufite uri mu kato, ngira ngo uko mbyibuka, nicyo kikwereka rero nyine ikibazo kiba gihari. Hari umuntu uturutse mu majyepfo Huye, mu murenge wa Mbazi, hari igisubizo mpimbano, hari ibiyobyabwenge. Urumva ko ni uruhurirane, hari ukurenga kuri ayo mabwiriza. Icyo dusaba abanyarwanda rero nk'uko ibintu babicikaho rwose. Buri gihe ejo bundi twaberekaga abantu bari mu ntuza gukora ibirori bitemewe mu ngo bizihiza amasabukuru. Ubushize twaberetse abandi, uyu munsi tuberetse abangaba bari bahuye baturutse hirya no hino. Ariko none urumva n'ibindi byaha biba bishobora kuba bishamikiyeho basanga. Tumva rero mu by'ukuri abanyarwanda bakwiye kubyumva, bakabyirinda, bakabyamagana. Ariko none turasaba buri muntu wese aho abona bino bintu bitemewe kuduha amakuru, kuko turabizi neza yuko n'ubundi amakuru aba yaturutse ku baturage batandukanye. Polisi yicara ishakisha amakuru, polisi yicara yakira amakuru, iyashungura, iyasesengura. Akaba aribyo bituma ibi byose tujya tubereka ibikorwa byose byo gufata abantu bigerwaho. Batubwira abangaba mwabasanze hehe? Ibyo biyobyabwenge barimo kuvuga ese ni bwoko ki, bingana bite? Icya mbere ni uko twabasanze kwa Jay Polly, bari basanzwe mu rugo rwe. Muri abantu 10 n'abangahe bari mu nzu mu cyumba muri saro bicaye banywa inzoga, biteretse inzoga. Icya kabiri ni uko ibiyobyabwenge bivugwa n'urumogi. Icya gatatu ni uko nicyo nyine cyangombwa mpimbano, ngira ngo namwe mwabyimviye na nyirabyo yarabyivugiye. Ntabwo rero ibyo byose byemewe. Wavuze ku cyangombwa twarusanze mu nzu barimo. Ibyo twavuze yuko biri bukurikirane ku buryo bwimbitswe. Hari uburyo bwinshi inzego zikora, ibyo reka tuze kubikurikirana, ariko twabwiraga nyine n'ibindi biba bishamikiye kuri ibi byose tuba tubona cyangwa tuba tuberetse. Ni ubwa mbere hagaragaye umuntu wakoze icyangombwa cyo kwipimisha COVID akagitanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Niba mbyibuka ni uwa mbere mwerekanye. Bisobanuye iki cyangwa se biratanga ubutumwa ki nanone mu nzego z'ubuzima? Icya mbere biratanga ubutumwa ku banyarwanda. Reka ariho duhera. Abanyarwanda hari inzira zashyizweho, hari uburyo bwashyizweho bwo kwipimisha COVID. Ibigo bipima COVID-19 cyangwa se n'ibitaro birazwi. Ibi byaratangajwe na Minisiteri y'Ubuzima. Nibe ariho bagana ibyo bigo, bagane n'amavuriro apima.
icya kabiri ni uko abakozi babikoramo badakwiye gukoresha bazi ibyemewe kugira ngo bahimbe ibitemewe. Ingaruka ni izi ngizi, gukoresha inyandiko mpimbano nk'uyu nguyu yafashwe. Icya gatatu ni abantu rero nyine muri rusange, ubutumwa bw'Abanyarwanda muri rusange, nibirinde covid badashakishije ibintu ibyo ari byo byose bishobora kuba wabona ibisubizo mpimbano, kubera ko iyo ubonye igisubizo mpimbano ntabwo bikubuza kuyirwara, ntibyakubuza ko iguhitana. Ibyo rero byaba ari ukwibeshya, byaba ari ababitanga n'ababihabwa bazi ko ari ibihimbano, ntabwo byemewe rwose kandi numva ari amakosa akomeye. Afande, uyu nguyu w'ibisubizo mpimbano aravuga ko ari umuntu umwe yakoreye, hakaba andi makuru avuga ngo ni benshi. Mwebwe wenda mwabikurikiranye, mumukurikiranye nk'umuntu muzi ko cyangwa mukeka ko yakoreye bangahe? Umubare ntabwo ugomba kuba, gukora icyaha bigomba kuba ibikigize ari byinshi cyane. Niba yemera na kimwe, ubwo n'ibindi azabigaragaza cyangwa se abihakana agaragaze ko yakoreye umuntu umwe, ariko guhimba igisubizo cya covid ubwacyo niyo cyaba ari kimwe ntabwo byemewe. Afande, biravugwa ko mwaba abanyamahanga bafatanywe nawe harimo nabo yabikoreye, hari amakuru yabyo mufite? Ibyo biraza kugaragazwa ni iperereza ryimbitse riri bukorwe, ariko ngira ngo icyo tuvuga nawe nicyo yemera nuko hari icyangombwa mpimbano kandi n'abakemera. Jay Polly yumvikanye imbere ko kigomba gukurikizwa ari ugutanga amande ndetse no gupimisha covid, ariko aho mwafashe harimo n'ibyaha biri penali. Yego. Icya mbere abantu barapimwa covid. Icya kabiri bumva hasanzwe n'ibiyobyabwenge, inzego zibishinzwe zishobora kubapima nuko banabikoresha, nabyo birashoboka. Hari ibintu byinshi rero urumva yuko nyine n'inzira itangiye ni ndende, nabo babyitegura bamenye ko ariko bimeze. ari nkubajije ni Jay Polly yumvikanye yemera ikosa anasaba imbabazi, avuga ko agenda gukora ubukangurambaga naramuka avuye ahangaha. Ibyo avuze hari icyo byoroshya ku bihano yafatirwa? Ntabwo mbizi, twebwe ntabwo ibyo bizavuga n'abazakora iperereza niba bizajya mu rukiko, ariko ngira ngo ahubwo yarakwiye kuba yarakoze n'indirimbo ibwira abantu kwirinda covid kera, ariko noneho n'abandi bahanzi bagenzi be ahubwo bakwiye gukora indirimbo zijyanye no kubwira abaturage no kubakangurira ibirori byo mu ngo, amasabukuru, kwirinda, ari abahanzi ari abanyarwanda muri rusange, kandi twakuze tubivuga tubasaba inkunga yabo yuko ari ngombwa cyane, twumva bishobora kuba byagira akamaro. Murakoze.